Dr. Nick Muneza urukure by'amagara mu district ya Kisoro nagira ngo ababera aba bari mu keherero kandi ababiheshaga makuceberwa abantu bacu twe kubatera ubwoba. Numvise bamwe bari kuvuga ngo twabonye abakongo twabonye nukubesha. Abantu dufite isolation ni abantu babiri kandi biwacu ahangaha mu Uganda urumva kandi abavugira aha bari kuba neza. Twabakoye ibipimo twabakeka n'ugukeka uturi gukeka buri wese unango urebye nkakureba ndi kukwikekera mutware twavuga nti batugukure igipimo so nabo nta kuvuga ngo bararembye cyane ngo nanga turi kuvuga ngo bafite Ebola oya nta Ebola yo bafite ahubwo twabiketseho gutekereza kuba turi kureba ubumenyetso bumwe bwa Ebola burimo. Dr. Muneza nagira ngo bariyo nubakorecera kubasiko kurwana sendwareji bwanyuma yo kubarkaho mu ihanga rya Democratic Republic of Congo. Afite ubundi burwayi bari kureba ka bafite ubundi burwayi basorora ku mawodi ariko hanyuma ho batangira bamwe kuruka amaraso no kugira umuriro mwinshi kandi bimwe nibwo bumenyetso buba bwerekana ko wenda waba ufite Ebola. Ariko ntabwo ari Ebola izana kuruka amaraso yonyine. Aha mwatano gwa Uganda na DRC hamwe na Rwanda, Uganda yahereze kutahebyo kukoresa kucebera abantu hamwe no kunabengaro kandi abanya-Uganda nibashabwa kwegendesereza ubwo barukora turubuhabuzi bw'abashaho. Ntabwo twababona kuko nibaza kureba bari bene wabo niho twabigisha. Ubu ntabwo urabizi kete aho wacakiye wari wambuze twiriwe tuticaye none ubu nta mwanya dufite wo kuba twagiye iwabo mu mago ahubwo bene wabo bamwe baraza kubareba niho turatangirira aho kwigisha. You people, you have been telling me this road block is not helping us. You people, our soldiers simply who are there, the policemen, they simply say you jump out of there and they go in the tent and they pick money. Haven't you been telling us those? That's what is happening. They are also carrying out patrols to their side. But the China we have those people that depend on their side. They cultivate their side and normally they escape. They go back there in their gardens. So at times when they sleep there, they come the following day. Forget all about our comfort zones. DHO still we shall call upon you to have people here at the bus park to screen. As they screen, the form should be there. We feel who has been screened, he enters. Because I don't think these people come at once and enter in the buses. Amwatano gwa Uganda na DRC ogwavunagana ebyo kwerinda byonjirwe mu amani amakoraga gashakwa Kate atuzarire.